Mwebwe kandi kuvuga ngo mfite 700 mwaba muntu tugende amafaranga nawe mwamundetse ko ndi kuvuga ko mfite 100 ibaze injije umuntu ayifite abantu bakakuvuga ngo bakuru ko batagigisamba ako ndurica yurya madani ndugisha yagize utemwa yambuye wowe n'umugore ahubwira kutudwanya ndamenye ko yambuye amafaranga y'umugore ndamugwanye ibi 700 byose ni wowe urushaka kugana wicaye hasi mfite ibiceri 400 niko mugabanye ku deni akavuga wicaye hasi simanuka none wakwita ibigabo amafaranga n'urangiza ngo rwambereza amafaranga yanjye Niro Bravo Yego Subwo ntago muri kunyumva Ntago uri kunyumva Ntago mwaho Yego Anaziko muri kumbondagurira igihugu cyawe Birute Maravuye mudugu Bereza amafaranga yanje umuntu abajara baguza nta nisoni none niba naraguhaye igihe ngo nyashake none wako naguhaye igihe ngo yagiye muhamagara ko kutanyishe wambaye amafaranga namuhaye igihe namuhaye cyarangiye wambaye mu kwa kangahe mu kwa gatandatu none si wewe ujara handi ona indi kuyatekeni mwakasigisha mingana akamutaki Barangiza ngo muramazi ni wowe uhesha umugabo wangu mukirira mu mafaranga y'abandi ndimuyishyure amafaranga abandi baramazi Yakiniye mosi guteza nzare twasize none nimba twasize ko twasize mu yacu twasize mu yande uyu sagira amafaranga atayagira sawa ngo ngumereza amafaranga yanjye rero nguhereze amafaranga yanjye wama amafaranga yanjye ufite kandi wemera ide ndimurwane hariho ubuyobozi nyine ndufate umugabo arahenze nazana tubwira n'inyandiko igenzaga mu cyane wemera ide ni ntagapfa ntabwo bishakiye rero nayo dufite mudugudu wa mugore wenda kwiyamye Manzauru kubwanduka ikibazo Sige kwahere Ije sibirande Kumva umuyobozi nawe ugira amafaranga y'abandi uri kwemera ko wayafashe None manaragabaje siko nawe ubwigenzaga muhera Tanguza ne mwandiki umwandikira ibiki ko bamwe ndetse yabura yanditse undi umaze kwandika amaresa ngahe kwiri deni ryurimo none ko kubona ushaka kuba oya ubaye mugore ubisha bareka kukaraba ndugwane Zana mwandikire none sindi ko urandikira ikisi ndabindi by'inyandiko nese mudugu bino bimaze kundenga nyine bimaze kure Ngewe mureka mbabwire urakumva ibi umaze kwandika amaresi gagaze muri 3 None umuzane mandikiri ya mbere ni yanyu siko kino kintu gishaka kunyataka manza umva ngewe nakwitona njewe ngogera ndi umugabo ngwino ngujyane kwa gitifu ngiye kukujyana kwa gitifu mwitone kwa gitifu ngiye kukujyana kwa gitifu niwe ranzura ukunda ko iryo deni ry'abandi zaryishyura cyangwa n'ubundi umugore wawe agenda agashake mujyane ndi kureba uramusanga ku kagari kandi n'ukindi uzamusanga kuri ribu none mwebwe weho jya imbere twagenda kwa gitifu atambara atakambara Nzi kwambara uco kumugore byo birakure ngagira icyo nziga mubwira umva ndagenje aho zaje hose nzasanga umugabo wanjye muzima ari muzima aho nzagera hose nzasanga ari muzima kanambara ubundi ngbereke mwese simbasanga none se mudugu wewe bimeze biretse kamanza mbwira umugore ariki negatifu umva ugenda kwa gashabuka mbamagariye 700 agaguhe mbamagarire komanda hano mu mudugudu wa Gatunu
ko hano hari umuturage uwazemerera kujyana ry'amafaranga y'abandi duhurire ku kagari ajyane yino mbaca yo kujya amadeni y'ishyura mwebwe ko ndi kuvuga ngo mfite 700 mwaba mundi tugende ne mwamundi se ko ndi kuvuga ko mfite 100 ibaze injiji ubona ifite abantu bakakuvuga ngo kuri kumata gigisamba ako ndurica yurya amadeni ndugishije yagize utemwa yambuye uwo n'umugore ahubwira kutudwanya ndamenye ko yambuye amafaranga y'umugore ndamuganye ibi 700 byose ni wowe urushaka kubwira mfite ibiceri 400 gabanye ku deni akavuga wicaye hasi simanuka none wakwito ibigabo rero uko mubibona igisambo buri muntu wese ni gukubita igisambo ndakura ndakura ucagwana nimba narahagarara nyuma ndakura murete none nakubwiye ngo uzamuka ku neza urikumva none mwandika ngagenda none si amafaranga hajya weganye ngo yariye nanga Jena mukubise 700 none ngari kumbe biceri 800 ari kugubiceri 800 baze na 700 yo aga mafaranga ujyagambanye nese wewe ukwemera kuzagabishura umugenzi wanje nyine wewe ukwemera kuzagabishura umugabo umugenzi wa amaze kwandika amaresi menshi gagira none akamarisa umugabo kazagama reka twandike yambaye n'iyanyuma n'umugore wanjye turi kwandika byo nibiki nese mugiye kumufungisha hejuru y'ibihumbi 700 yanambashe n'amashinga reka kumfataho reka kumfataho none rero urumva none wana mafata no kundi ariko urumva ibyo birarenze mugirire impuhwe bagenzi banyu mugiye kumfungisha mundekure ceceka nyine mugirire impuhwe bagenzi banyu urumva wayamwishurira nese sha ukubona uzashobora kugishura ndababwiye ngo reka mbandikire ngo tariki 16 z'ukwacira ariko ziba kwandika igari n'umugore wanjye asenye bantu rukigira ku gatyazo bari kungura uruca ntibakunda bangize nta n'isabune n'igihe uraje ashime mana ko waturambye na mudugudu yaba ninje nawe umuntu arambura akanatogota no ku rutobo banyiride ngo nawe uze ngo mumvi rero biri serye none kari muri umuna wanje none mbavire mu mujane mwa umuna wawe ngo yampereza ikintu kigiye kwabanire nzaye ibyo byanzana kandi ari byo ndashaka wenda yaguha mbese genda yaguha nyine wenda urumva kubera ko iki kibazo niho kingezeho sibyo uraye amajyane jewe ejo wakane unasi turi kwa kabiri wakana amafaranga uzazugarura uri kubyumva unagereka no kumwigisha ndageragira igame yarariye iby'abandi ngo asuzugure n'abayobozi ubwire umugore wawe yuko ko amafaranga rero ejo ko imuranya wagabanye umunwa wagenda waziba ukumva muranyandikira mudugudu wa urebe bagapata cyangwa hakubaruzi gutera ka umwiharire we abo mafaranga ku wakane we dusanzwe tuzi kuri nyangamagayo uzagageze kuri materi mwebwe nimugira ikibazo amafaranga yanyu muzaze mugafate ku wakane mu rugo ubundi mvuye mu nama yago y'umutekano nzanyure wawe ngwiye zanyure mu rugo ufata ayo mafaranga sawa Nibyo rero mpaka ndi kukubwira muhwanyi wacu urumva ejo bundi urumva nikozeyo rero bagire ati rero gahunda zanje zarangiye izo zo gukomeza kunjana hirya no hino sindi kubyumva ibyo birarangiye umunyeshuri nawe bayikubisa ahangaha ati ngomba kuja nawe ndavuga ati genda ibyo biba birarangiye aba ira hakurya no mu gisi manikojejeho muhwanyi wanje ngire ngo hari akavoro njiza muri bote we data we budugudu yajanye y'amarere ayamu wakoze iki sha ewe
ukwiriye kuja imbere cyane iyi nzu ni yawe waziramenye mu nzu yawe shina amahanda gusohoka ugiye kuyireba wasanga unagiye no nzongera ugarukana ukanga ubizira basi ntuzi ku buryo wakumva ngindeba wikiro ukuvuga ngo urazamutse ugiye kureba imbeba mu nzu y'abantu urasura umenya ibyo usura shina amaho ngaho guca ngize ngo njono muraho mukomeye tubona mugahaguruka kara nini nuruje ruhagurutse numvishije imbere bikomanyije ibikosi ngize ngo nje kuyireba andanga kugenda ubwo nawe bari bashyize ibiryo wagira ngo wari nagize nk'imbeba yacu nduzanagarukiye no consultation ndituburane ku nduze ku mbeba ndituburane ku mbeba ndituburane ku mbeba wabona ibyo biganza ubu munsi ni uko ibyo biganza uri kubibona none siki nyine ndago yagira abantu menye nyine mwumva umwishingizi erega namwe murabyumva none nakubisinze ibipfunzi nagabuze wemereye iki kugafite nyine kubera ko nagabuze sinari mujyanye ndago mwareka tukaja kumureba ndahantu tugiye kumurebera kuko wamukuyeho icyaha gisigara icyaha nyine ndakunda umwareka tukaja kumureba we akabahereza amafaranga aganye uko nanje nagabuze nyine nanje ndi kubasaba nta bundi busabe none ko kari amafaranga ndahano nagakora kari menshi 700 wowe uri kubyuka uri kubwanagurika uri kwemeza ibyo utazakora wamuhotererewe ongera himbwa wavuze imbwa kenshi utekereza ko natinya kubivuga imbwa hari kubimbwa ngo kwiyemeza ibintu ndubikora so watumye rurazwa na nyoko tutarujyana ko nica none siko ndi kubona ndago amafaranga ndazaga